niba hari ikintu kigora kuri iyi si ni ugusetsa umuntu kuko ntabwo uzi neza niba ajya aseka ndavuga ngo bakubwiye ngo ugiye gusetsa umuntu n'ibintu byagorana, bakubwiye ngo ugenda usetsa uriya muntu kandi uzi neza ko nyiri ibyondo yamusohoye mu nzu byagorana, umubwiye ngo ugenda umusetse kandi utazi ibibazo yifitiye nabyo byagorana. Ibyo byose Fally Merci ntabwo yabyitayeho, hanyuma ategura icyo bita Gen Z Comedy Show. Ubwo yayiteguraga hashize imyaka 2 ayishinze, abanyarwenya benshi bagiye bigaragaza maze bakazaga performinga bakanakundwa ku kigero gihagije, aho haje kuhita hagaragara neza ko abantu bishyura, hanyuma muri VIP bakageraho bishyura, ahasanzwe bakageraho bishyura. Ni ibintu byagiye bikundwa cyane. Abo banyarwenya ntabwo ko bose bagiye ariko bashobora gusetsa abantu kuko impano ziratandukana, nta nubwo ariko abantu babakunda kimwe. Ariko uyu munsi twabazaniye abanyarwenya 5 ba mbere bakunzwe ku buryo babuze Gen Z nta kwirirwa tubitekerezaho yabura bamwe mu bakiriya bayo. Hanyuma turabibutsa neza ko mu myaka Gen Z imaze video ifite views nyinshi ari ifite 1,700,000, yakurikiyeho ifite 939, yakurikiyeho ifite 654, yakurikiyeho ifite 608. Ntabwo ari ibintu byoroshye, nabyo ni ibyo gushimirwa. Hanyuma muri abo banyarwenya bakunzwe 5 ku mwanya wa 5 turasanga ngo bita Kibonke cyangwa se Karabutoni Kibonke. Kibonke ni umuntu mwakunze cyane ubusetsa abantu, akaba akina n'amafilimi mu buryo busanzwe, ariko iyo Merci amuyambaje cyangwa se amuhamagaye nawe abasha kuboneka. Ku mwanya wa 4 turasanga uwo bita Pirate Magendu. Navuga ati ngo Pirate Magendu we ni umuntu wisekereza, akunda kuvuga n'ikintu kijyanye n'igifefeko, akunda gutangiza uturirimbo yiririmbira igifefeko, agakunda no kuvuga ku bintu bijyanye n'abakobwa cyangwa se uburyo abakobwa bagenda bakunda abastari cyangwa se n'abantu bazamusanze agenda bavugaho nk'uko mumaze kubyumvira muri ako ka video. Ku mwanya wa 3 turasanga uwo bita Rusine. Rusine akaba ari umuntu mwakunze cyane usetsa abantu mu buryo bwo kuba nk'umusinzi, akaba ari nawe muntu wa mbere performance muri Gen Z Comedy igitangira, niyo mutumirwa wa mbere performance yo nkuko yagiye abyivugira. Mukamwara mukunze cyane mu buryo bwo gusetsa, asa naho yasinze, mwakaba mwarakomeje kumukunda cyane, bigaragara neza ko nawe abirimo fresh sana. Ku mwanya wa 2 turahasanga uwo bita Umushumba. Umushumba ni umuntu mwakunze cyane muri Gen Z Comedy cyangwa se Isekere nawe, ari nawe wazanye ya ndirimbo ngo yego weko weko weko. Ni umuntu mwagiye mukunda cyane, akaba asetsa mu buryo bwa gishumba cyangwa se nk'umwigisha, aho yatangiye akoresha igisirimba, hanyuma rimwe yari gutanga show yiwe cyangwa se yari gusetsa abantu, nibwo yacuranze iriya ndirimbo weko weko, ashaka kwerekana uburyo ki y'umunyamurenge umuterese bigenda, aterese umukobwa akamwemerera urukundo bigenda, ndetse no muri Tanzania iyo yaterese umukobwa akamwemerera urukundo uko bigenda, we ngo ayoma yibyinira, mwagiye mubibona cyane cyane. Hanyuma ku mwanya wa 1 reka twakire abahanga mu bahanga. Bivuze ngo rero aho kugira ngo dukomeze guhatiriza ibintu bidashoboka turi gushiramo imbaraga n'ahari, reka nitahira ubwo naho bakinsiramuye ndagumuku none uri umuntu wese ndi nsabi Okay. Ubwo sira ari inyuza ahangaha ari ibintu ndimo Ibintu by'ibiki? Uruje mu biki? Jewe se reka nari wamenye ibibazo by'abagabo se anyuza ahangaha ndavuga nti reka ngo uruje mu biki? ngo bakoraga ibijanye n'inuza z'abagabo hepfo iyo ngiyo, nari manyuze ngo nanje bangire, ariko bwo badahari kanimanukire. Bande badahari? Ni abaganga, hari agaserivisi nari nkeneye. Musira niko umuntu yakubaza
hari ahantu wandangira habaga abaganga basiramuragara hano uje neza hano si murasiramuraga hano uje turasiramura oya da ukajya ufata mugacubura mugakuraho. hanyuma bamwita Nsabi Kiramani. Nsabi ari kumwe na Kiramani bigeze bapafominga bazanye n'uwo bita Bijo Bija. Hanyuma iyo video niyo yakunzwe cyane, bari batatu, yari Nsabi, Bijo Bija na Kiramani. Ni video yakunzwe cyane, basekeje abantu. Hanyuma ikaba yarageze 1,700,000. Ni video yagaragayemo uburyo Nsabi bamusigiye imyenda ngo ayifure, hanyuma se yari ari ku munzira aza, hanyuma kuyifura ahubwo yambika se ngwabo mwafande ariwe Kiramani aje asanga barayambaye, hanyuma hakurikira cyo bita kubacishaho akanyafu. Na video ya kabiri yakunzwe muri Gen Z comedy nabo ni yabo, aho yari ya Kiramani yakoranye na Nsabi ari bonyine. Nsabi yagiye kwisiramuza, hanyuma Nsabi kaza kurangira agize ubwoba, yajya areba umupanga Kiramani yazanye cyangwa se urukero, ubwoba bukamwica cyane. Ariko mu kwisiramuza tuributsa ko yari yoherejweyo na sheri we. Hanyuma ku mwanya cyangwa se indi video n'ubundi yakunzwe cyane niyo Nsabi ariko gukora, mwabonye ejo bundi mu kwezi kumwe gusumbaza kugira 608, aho yakinnye, aho Soroba yamuzaniraga icyo bita ifeye cyangwa se urumogi, hanyuma yamara gusinda indirimbo z'agakiza zikagenda akadukubitira rap. Nyuma yaho Kiramani yaza, yari yamubwiye ko ari buze kuza kurya mu masaa 8, akaza ntanamumenya, akamubwira ngo niko sha numva guri kunyakura ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma Kiramani yaza kumukubita ikintu imbunda, akaza kuhita mubaza ngo boss waje kurya. Nsabi byagaragaye neza ko ahangaha ari we ukunzwe cyane. Ni ukuvuga ngo video ya gatatu ikunzwe ni y'umushumba, twabonye ku mwanya wa kabiri ifite 654. Hanyuma video yagiye kuri Gen Z cyangwa se kuri Gen Z comedy bwa mbere. Ni video mwese cyangwa se abenshi bagiye bakurikira Gen Z bashobora kuba barabonye. Ni ukuvuga ngo ni 9,400 mu mwaka umwe urenga. Yari ifite title bise Behind the Scene, aho biye Aline Sano burage zihita zigenda. Ni ukuvuga ngo batangiye nabo nyine topic cyangwa se umutwe w'inkuru ari danger, ariko ubu ngubu baje kugenda bakura, bagenda bakora title. Nuko rero mwagiye mubakunda, nabo ngabo nibo bakunzwe cyane. Niba nibeshye nawe wanyibutsa, ngewe njya kubikora narebye ku cyo bita popira yabo kuri YouTube channel yabo ifite 295 by'abasubscribers kuri video 582. Yes, yurwa n'urutonde rwacu twebwe twakoze. Nawe uratubwira niba ugikurikirana Gen Z comedy, niba ngo abo ngabo aribo nabo bumva barenze muri comment. Hanyuma mutubwire abo mukunda, mubakundira iki, ku impamvu yatumye umukunda. Hanyuma twe turi Report Entertainment, niba utarakanza subscribe n'ubwa nyuma utwumvishe, niba warayikanze n'ubutaha tuzabana, mujye mutubwira n'ibindi mushaka maze tubibakorereho, kuko muri abacu natwe turabanyu. Ciao, nabutaha.